Gusaza ni icyiciro cy'ubuzima umuntu anyuramo. Akenshi bavuga ko ushaje iyo ugize imyaka myinshi. Rimwe na rimwe bazavuga ko umuntu ashaje ariko we n'umureba ubona asa nkaho akiri muto. Nyamara abandi bo bazi neza ko afite imyaka myinshi. Uwo muntu ni wa wundi uvuga yuko yariye neza cyangwa se yabayeho neza mu bihe bye. Akiri muto, akura, icyo gihe aba yarabayeho neza. Akenshi hari n'abo tubona bavuga yuko bashaje imburagihe. Wa muntu ufite imyaka mikeya ariko ashaje, wamureba ku isura, wamureba uburyo ameze, ukabona arashaje, mbese ukamugereranya na wa wundi ufite imyaka myinshi kandi akiri muto. Uwo muntu aba yarashaje imburagihe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu umuntu ashobora gukora agasaza imburagihe. Muri iki kiganiro turakugira inama y'ibiryo ushobora kurya bishobora kugufasha gutuma udasaza imburagihe. Ikintu cya mbere gishobora gutuma usaza imburagihe ni ukudasinzira neza. Kudasinzira bihagije ngo si byiza ku mubiri kuko bigabanya imikorere myiza yawo. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaje ko bituma umuntu asaza vuba. Gusa uretse ngo no kuba asaza vuba ni intandaro y'indwara zitandukanye, umuvuduko ukabije w'amaraso, kudakora neza ku bwonko n'ibindi. Niba rero udashaka gusaza imburagihe, ni byiza gusinzira bihagije. Icya kabiri gishobora gutuma usaza imburagihe ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asaza bitinze kurusha wa muntu utayikora. Ni byiza rero gukora siporo kugira ngo wirinde gusaza hakiri kare. Ikintu cya gatatu ni ukwirinda kujya ku zuba cyane. Imirasire y'izuba yangiza uruhu rwacu. Abashakashatsi bavuga ko imirasire y'izuba ituma uruhu rwacu rukanyarara ndetse igatuma rugira iminkanyari mu maso. Kujya ku zuba cyane nabyo ugomba kubyirinda kugira ngo ugabanye ibyago byo kuba wasaza imburagihe. Niba rero ugiye ku zuba, ni byiza ko waba wambaye ingofero yayindi ituma mu maso hataza kugira izuba. Icya kane ni ukugira imihangayiko cyangwa se stress. Imihangayiko ijyana cyane no gusaza vuba. Uko uhangayika cyane niko n'uruhu rwawe rurushaho kugaragara nk'urushaje. Stress yongera umusemburo bita cortisol ndetse n'uwo bita norepinephrine. Ibi bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri bukagabanuka. Niba rero udashaka gusaza imburagihe, irinde stress. Icya gatanu gishobora gutuma usaza imburagihe ni uguhemuka cyangwa se kugirira nabi abandi bantu. Nuhemuka cyane nabyo bizatuma usaza imburagihe. Ibi bijyana no kugira stress. Iyo uhemutse ni hahandi umutima wawe uhora uhagaze, uhangayikishijwe n'uko abantu bamenye ubuhemu bwawe, cyangwa uhora ubitse ibintu byinshi utifuza ko abantu bamenya. Iyo babimenye n'ubundi stress ziriyongera, kandi iyo stress ziyongeye niko gusaza vuba no kugaragara nk'ushaje. Ibi bijyana no gusaza mu bwonko ndetse no ku ruhu. Icya gatandatu ni ukutagira umwanya uhagije wo kuganira n'inshuti ndetse n'umuryango. Iki gikorwa ni igikorwa abantu benshi batitaho ndetse bumva kitari ingenzi mu buzima bwabo. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko kwishimana n'inshuti ndetse n'umuryango bifasha kugira ubuzima bwiza. Bifasha kandi kugira ubudahangarwa bw'umubiri, bukarinda kwiheba ndetse bukarinda gusaza vuba. Rero niba udashaka gusaza imburagihe, fata umwanya wawe wishimane n'inshuti, wishimane n'umuryango kuko bizagufasha kudasaza imburagihe. Ikindi kizagufasha kudasaza imburagihe ni ukurya imboga ndetse n'imbuto. Imboga n'imbuto bikungahaye ku bifasha uruhu gusa neza. Niba rero utajya urya imboga cyangwa se ngo urye imbuto, umenye neza yuko nawe uzasaza imburagihe. Byiza rero kuba wakwihatira kurya imboga ndetse n'imbuto. Niba kandi nanone udashaka gusaza imburagihe, irinde kurya ibintu bikozwe mu masukari cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga butangazwa mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza British Journal of Dermatology
bwagaragaje ko umuntu ukunda kunywa isukari cyane hari igihe igera mu maraso igafatana na poroteyine bigakora ibindi bintu bita AGS. Ku gukorwa kw'ibi bintu rero ngo abahanga basanze byangiza uruhu cyane. Aha ariyo mpamvu bagira inama abantu ko atari byiza gukoresha ibintu by'amasukari cyane. Mu bijyanye no kurya cyangwa se gufata amafunguro ni bimwe mu bigira uruhare runini mu kurwanya gusaza imburagihe. Mu bushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu buzima bagaragaje ko hari ibyo kurya ukwiye kwitaho kugira ngo we gusaza imburagihe. Icya mbere ni icyayi cy'icyatsi cyangwa se teveli, green tea. Teveli bavuga ko yuzuyemo ibirinda ndetse bigasukura umubiri, ibyo bita antioxidant, bifasha kurinda ndetse no gusohora uburozi mu mubiri. Ubusanzwe ubu burozi baba bavuga bwitwa free radicals, ni ibinyabutabire byikora mu gihe umubiri uri gutunganya bimwe mu biwukorerwamo cyangwa se igihe ugize stress. Antioxidant zihindura imiterere ya free radicals ku buryo zidashobora guteza ibibazo. Green tea ikize cyane ku birinda umubiri, bifasha mu kurwanya diyabete, irinda indwara z'umutima ndetse n'ububyimbirwe, ikaba yanakuraho bimwe mu bimenyetso byo gusaza. Icya kabiri mu biribwa ugomba gufata ni imboga nyinshi. Imboga zitandukanye ziba zuzuyemo intungamubiri kandi zifite kalori nke. Imboga zikize ku cyo bita beta carotene zifasha mu kurinda ingaruka z'imirasire y'izuba na free radicals, ibi byose bitera uruhu gusaza. Ingero z'imboga zibonekamo beta carotene hari karoti ndetse n'ibihaza. Izi mboga zibonekamo urugero ruri hejuru rwa vitamine C. Iyi vitamine ni ingenzi cyane ku gukora collagen, poroteyine y'ingenzi mu gukomeza uruhu no gusohora uburozi mu mubiri. Zimwe mu zo twavuga ni imboga rwatsi, pavuro, brokoli ndetse n'inyanya. Icya gatatu ni avoka. Avoka ni ikiribwa gikize ku mavuta meza y'ingenzi mu gutunganya uruhu. Niyo mpamvu uzasanga amavuta menshi yo kwisiga bongeramo ibituruka kuri avoka. Avoka ni ikiribwa cyiza cyane gikize kuri oleic acid ndetse na omega 9 fatty acid, izo arizo ziha uruhu guhorana itoto. Ikindi kiribwa ugomba kwitaho ni watermelon. Watermelon ibonekamo lycopene, kimwe n'iboneka mu nyanya, ari nayo ituma igira ibara ritukura. Uru rubuto kandi rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Izi ntungamubiri zifasha mu kugira uruhu rwiza kandi rutoshye. Ikindi kiribwa ugomba kwitaho ni inyanya. Inyanya zigira akamaro gakomeye ku ruhu rwacu bitewe n'uko zibonekamo lycopene. Lycopene uretse kurinda uruhu imirasire y'izuba ishobora kurwangiza, ifasha mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, stroke na kanseri ya prostate. Urundi rubuto ugomba kwitaho ni pomegranate cyangwa se grenadille. Imbuto za pomegranate ni zimwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Ubushobozi bwazo mu kurinda ndetse no gusohora uburozi mu mubiri buruta cyane ubwa teveli. Izi mbuto zifasha kurinda uruhu kwangizwa n'izuba ndetse zigafasha mu gukora uruhu no kongera ikorwa rya collagen. Zigabanya kandi ububyimbirwe ndetse zikarinda ingaruka mbi zitewe no kugira isukari nyinshi mu maraso. Ikiribwa nanone ugomba kwitaho kugira ngo wirinde gusaza imburagihe cyangwa se gusaza vuba ni amagi. Amagi ni isoko nziza ya biyotine. Izi ni intungamubiri za vitamine B zitandukanye zifasha mu gutunganya amino acid arizo zigize poroteyine. Inzara zawe zikozwe na poroteyine. Iyo umubiri udafite izi poroteyine zihagije, niyo mpamvu usanga inzara zawe zatangiye kuvunguka. Ni byiza rero gufata amagi igihe cyose ushaka kwirinda ndetse no kurinda uruhu. Amafunguro atandukanye ashobora no kugufasha guhorana itoto. Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko ari byiza guhora ufata izi mbuto zitandukanye ndetse buri munsi. No ku bijyanye no guteka, si byiza guteka imboga ngo uzihishe cyane cyangwa se kuziteka mu mavuta yatuye kuko byangiza intungamubiri wagombaga kubona muri zo. Ndagushimiye rero yuko wadukurikiye, ukomeze wirinde, urinde ubuzima bwawe igihe ukiriho. Kugira ngo dutegure iki kiganiro
twifashisha ibitabo bitandukanye, imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru, harimo umutehealth.com na rwandamagazine.com. Niba ushaka kuduha ibitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira muri komenti. Wakoze kubana natwe, ukomeze ukurikira ibiganiro bitandukanye Ubuki TV ikugezaho. Njye ndi Rwibutso Shema Jemima.